uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari buzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha. Kuko ari wewe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko izagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge cyawe ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo gituma nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Nongeye kugusuhuza kandi nishimiye yuko uyu munsi turimo turungukira hamwe ihumure ry'Uwiteka atanga. Iyi Zaburi ya 91 iratubwira iby'umuntu uba mu rwihisho rw'isumba byose, aho amahoro abonekera, aho gutabarwa kubonekera, aho gushikama mu gihe cy'ibyago kuva, aho ngaho niho nkwifurije kuba. Nshuti muvandimwe, ndakwifuriza nawe kubwira Uwiteka uti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kirekire kinkingira, Imana yanjye niringira. Ijambo ry'Imana riragira riti, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Abantu duhura n'ibibazo n'ibigeragezo muri ubu buzima, bikatubuza amahoro ndetse bigatuma tubaho duhangayitse ndetse duhagaritse imitima. Uyu munsi ijambo ry'Uwiteka riraturangiraho guhagarika imitima. Ibibazo n'ibigeragezo bishobora gusimburwa n'amahoro n'ibyishimo, ndetse umuntu akabaho ubuzima bunezerewe nubwo yaba ari mu bibazo. Mu kaga no mu makuba, Uwiteka niwe buhungiro bwacu. Kumwiringira mu bibazo no mu makuba nibyo bidusubizamo intege, ndetse tukabona ibyishimo no kunezererwa muri we, kuko uwo nguwo ari we ushobora kutuneshereza. Igihe umukristo akiri muri urugendo rwo kuneshesha icyiza ikibi, ibibazo n'amakuba ntibizabura. Ibigeragezo bizaza ari nk'igihamya kigaragaza ko koko wiringiye Imana kandi kwishikamyeho, kandi bizagukomeza kuwiteka. Si kubw'imbaraga cyangwa ubutwari bwacu butuma dutsinda ibigeragezo, ahubwo Yesu yaratsinze kandi ategereje umwizera wese ngo nawe amutsindire. Yesu aravuga ati, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ibyo nibyo nkwifurije mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka turagushimiye, tugushimiye yuko wemeye yuko utubera ubwihisho. Mwami, ngaho reka uduhe ubwenge tukwihishemo, twihishe imyambi n'imiraba bya Satani, maze Mwami duhabwe kuza imbere yawe dutunganye. Ibyo nibyo tukwatse ni mu izina rya Yesu, amen.